inzego za satani kugeza kuri 33 cyane cyane cyo bita Scottish Rite. Scottish Rite igera kuri 33 level. Uwo mugabo ashobora kuba ari nka 31. Iyo ugezaho ushobora kwimvita satani akambara umubiri mu kicara mukavuga. Iyo ugeze muri urwo rwego rwa 33 kuko naramubonye mbona igitabo arimo mu madimension hejuru. Ibyo bitabo mbona afite umwanya wo kubisoma kandi birabuje gusoma, ariko kuko sengera abantu bagatizwa barabimpa ngo bitwike. Ije mbere yo kubitwika narabisoma kamenya ibintu. Abandi benshi biganye kubisoma ibyo bitabo barasaze. Nasengeye mu pasteur mu Birigi wasomye ibitabo za Rose Croix yarasaze, ariko nge nasomye ibitabo byose 12 byitwa monography. Hari umuntu nasengeye arakizwa yari mu rwego rwa 12. Ibitabo bye nabisoma yari isanduku mana nafashe amezi 6 mbisoma menye ko baformation aba Rose Croix bakora. Haba mu rurimi rugoye cyane kumenya, ariko ugomba kuba uyobowe n'umwuka wera. Abandi bararwara bagapfa bagasara kuko ni contact na satani, ariko kugira ngo uzabimenye Imana ibarateguye umuntu kugira ngo uzabakerenje. Nigeze kuganira n'umuroze kwa uri muri degrezine utangiye kuganira nawe mubwira icyo bita RDV ari kanga yaratarayigeramo naramuna ngo wibwiye gute kuko mubwiye ko kantu konyine ahita arapfuka abona gusengera kizo kuko ntibemerewe kumenya igitabo kiri mu rundi rwego watarambiramo. Mubwiye je biriya bitabo byose nuko yakijije. Nari mvuze nicara n'uwo mugabo twicaranye nawe ndavuga umuriro w'Imana ndimo nzawuvugaho umuriro w'Imana ndimo ndavuga we twicaranye na Yesu ndatogota mu mwuka imbere mvuga muri Luka mu minota 5 arahamagara arabanga ni munyimure kuri intebe nuko mu gisere munyimure kuri intebe mu gisere nabo abantu bakora muri kaye mvuze ndege kandi nashaka bakoraga muri iyo ndege nabo harimo abahotesi bari muri Francfort bahita batabara vuba baramwimura. Ndangije mbazo umukobwa n'umugabo cy'umugabo yimuye ngo n'umuyobozi bizi yagize isereri ngo yavuze ngo ugomba kuba nguru umuframason w'urwego hejuru bareza. Ndabona n'umuframason ngo muri umuframason w'umuhanga ukomeye cyane. None se ari ku rwego rwa kangahe? Ngo maybe ngo turi 1 degree bashobora kuba ari muri degree 33 ariko ushobora kuba muri 33 ushobora muri 33 kugira ngo njyewe ndenza aho ngaho ndi hejuru yanyu ibirometero 1000. Bibiri iravuga yatuzuranye na Kristo ngo tuzamura mu bwami bw'umuntu wakuye. Turi kure cyane bishwe muri Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amen. Iyo si rero yabo n'abazi iyo duhuye nabo barabimenya kuko twateguwe n'Imana, twateguwe mu buryo butanga, twateguwe n'imbaraga z'ubusa, dutegurwa n'umuriro w'Imana mu buryo iyo duhuye barabimenya ko netuje bararoga hose ariko iyo bageze aho turi barabimenya. Niyo mpamvu rero gitatinya abategetsi b'isi n'abafarumasi dufite Yesu uturi akomeye kuruta abantu basenga satani watsinzwe wiruka mu ijuru nawe njyewe negerejwe mu ijuru. Haleluya. Iki mfite Yesu. Ubwoba niki kuratinya ababyeyi abakingi nyabo yavuze ipusi kuko mucanga sana uri muri church uri muri ecclesia abari muri church nibo batinya ngo wewe imbeba igize bizi cyane mu kabiri yambe bashaka imbeba ukuyimo. Amen. Arakomeye. Amen. Hallelujah. Amen. Nabwire muzaze muri iryo shuri ariko si igihugu utanga ukamenya ukambaza ibibazo byose ariko ndasubiza mucya kube bari ku televiziyo kiriya namba nakubwiye abakizana muzayisome iriya Lenine Francfort n'abakizana ariko wasanga binakurenze. Donc ni intambara ikomeye kwarabana amaloji akomeye loji utegetse isi ya Occident bayita muri Scottish Rite Grande Francfort Lodge. Pia Rwanda ni yakorewe muri Autriche bita muri Lenine Francfort iyo yagiye gushira icyicaro muri Pittsburgh. Rero hageze igihe iyi ngiyi Francfort imira iyi barabica benshi barahunga bamaze guhunga baraceceka ariko bakomeza kwinisiya mu ibanga kugeza ejo bundi rero
Putin izina agira muri iyo farumasi bitandukanye n'iri zina yitwa Vladimir Putin. Izina rye ndarizi hariya gusa nuza muri iryo shuri numva nawe kuko ari muri iriya loge bashakisha ukuntu rero nayo bayibusutse barayibutsa baravuga ati tuje imbere muri isi Putin n'ukora biriya. Putin ntacyo ashoboye. Siya y'Abanyamerika yasanze agira autism baramwize. Iyo Putin agenda mu ndege ye akaja kwituma mu mwanda we, umwanda we bawubika muri briefcase bawutwara muri valise diplomatique. Umwanda we ntibashobora kugira ngo Abanyamerika batawukoreho research, ariko ibimenyetso bya CIA na Pentagon basanze agira akantu ka autism mu buryo rero bamushingiyeho kugira ngo abe nk'icyihebe.